Ese wari uzi ko wakoresha interinete ku buntu? Nibyo, iyi video igiye kukwereka ukuntu wakoresha interinete ku buntu mu gihe kitarenze umunota. Rero weho ushaka gukoresha interinete ku buntu, irukanyire muri Play Store yawe. Nugeramo uhita usacinga application bita Hatano Pro. Dore ni ibi ngibi. Iyo uyikandeho iriho akantu kameze nk'agafunguzo. Weho barahita baguha install. Urabona yuko nge namaje kwestaramo ubwo ndi bukore open. Guys, ngwino uhita ukanda kuri ubudomo butatu. Ubwo ngubwo numara kuhakanda hita ukora ahanditse update twist. Yes. Numara kuhakora ngwino uhite ukanda ahangaha. Weho nagura uri busange hameze ucya, ariko urabona aha aka karango. Ngwino uhite ugakoraho. Uze hano muri search hejuru usacinge Rwanda. Numara kubisacinga urabonamo Rwanda nyinshi, ariko weho iyo ugiye guhita uhitamo ni iyi ngiyi uyihitamo nkuko nayiberetse. Iri mu bara ry'umutuku yanditseho Rwanda MTN megabyte 500 day free. Urabikoresha kuri Airtel nubwo bimeze ngucya. Ngwino uhite wikandira muri iki kiziga. Iki ngiki urabona yuko app hise yiruka mu muvuduko mwinshi. Hano urabona yuko mega batangiye kuziduha guys. Umenye neza ko kaje mu bara ry'icyatsi kari guteraguza kanditsemo stop. Niba video igufashije ibuka gukanda like ndetse na follow. Niba hari ikibazo kandi wibaza umbaze muri comment ndi bugusubize, kandi ntiwibagiwe kugenda udakoze subscribe kuri channel yanjye yitwa God OG.